Ibi bimenyetso nubibona ku muntu ukunda uzamenye ko mutari kumwe. Icya mbere, uzamubwira ko umukunda gusubize ngo murakoze. Icya kabiri, azakubwira ngo inkundo n'izabahazi n'izababuze icyo bakora. Ubwo bivuze ngo nawe uzaba uri mu bantu babuze icyo bakora. Icya gatatu, azahora akuratira abandi bari mu rukundo. Ati runaka na runaka nibo bantu baberanye, nibo bahiriwe. Bivuze ngo we ntabwo ari proud yawe. Icya kane, uzamusaba ko muganira akubwire ngo arananiwe. Numubaza igihe abonekera azakubwira ngo ntago mbizi. Mu by'ukuri se umuntu ukunda wamuburira umwanya ku buryo atanakubwira ngo ni iki gihe n'iki. Icya gatanu, uzamwandikira ntago azagusubiza. Icya gatandatu, uzamuha message ndende umubwire uko amarangamutima yawe agutegeka iby'urukundo, najya kugusubiza azakubwira ngo okay, murakoze, ni byiza, yego. Icya karindwi, azahora ahuze ku buryo nta mwanya azaguha. Numubaza impamvu yabyo azakubwira mu ijwi yishongora ngo ariko ninjye ugena uko umwanya wanjye mukoresha. Icya munani, uzamuhamagara ari kuri phone ahuze. Najya kukwitaba azakwitaba akubwira nabi. Numubaza uwo bavuganaga azakubwira ngo si ngombwa ko umumenya. Uwo muntu uzaba yagukubye na zero. Icya cyenda, uzamurakarira ngo ureke yakosora amakosa ye. Ndangiza akubwire ngo urahazi. Icya cumi, uzamubwira ngo be ndagukumbuye. Najya kugusubiza gusubize ngo aka kanya se. Mu by'ukuri ko umuntu ukunda uhora umukumbuye gute yakubwira ngo aka kanya? Ubwo we ntago ajya gukumbura, nicyo bisobanuye. Icya cumi na rimwe, ntuzigera ubona ko uyiguhamagara, uzahora ari wowe umuhamagara. Icya cumi na kabiri, muzapanga gahunda yo guhura cyangwa indi gahunda y'ibijyanye n'iby'urukundo rwanyu. Ayice ku munota wa nyuma, ntazigera akubwira impamvu ibimuteye, azakubwira ngo numvaga bitandimo. Icya cumi na gatatu, ntazigera yemera kugendana nawe ahantu hari abantu benshi. Azajya akubwira ko adakunda ibintu biri public, azajya akubwira ngo yikundira ibintu biri mu ibanga. Agukunda mu ibanga uri urumogi. Icya cumi na kane, ibiganiro byanyu bizarangwa n'impaka. Azajya akunda kukuganiriza ku basore beza cyangwa abakobwa, ibiganiro byanyu biherere muri ibyo. Icya cumi na gatanu, ntazigera ahangayikishwa n'ubuzima bwanyu bw'ahazaza. Ntazigera agira icyo bivugaho nawe n'ubimubwiraho, nta kintu azajya aba ashaka kubivugaho. Icya cumi na gatandatu, uzamuganiriza ku kibazo wahuye nacyo, najya kugusubiza gusubize ngo pole, sorry, ihangane, bibaho. Nta yindi jambo azongeraho. Icya cumi na karindwi, nta matsiko azigera agirira umuryango wawe, nta n'amakuru yabo azigera kubaza. Nunabimubwiraho uzajya ubona atabyitayeho. Icya cumi n'umunani, ese mukunzi wanjye turasura ababyeyi n'umuryango ryari? Azakubwira ngo aka kanya se, ngo haracyari igihe. Icya cumi n'icyenda, muzaganira ku bintu uyu munsi, ejo numubaza wumva atakibyibuka. Urugero, be harya kwa gatanu ya gahunda irakomeje? Harya iyihe gahunda dufitanye? Mbese mu make ntabwo azaba abyitayeho. Icya makumyabiri, nimugirana ikibazo azisaza akubwira ngo n'ubundi narakubwiye. Ntazigera ashaka ko gikemuka, ahubwo wazajya wumva aganisha ku gutandukana kwawe nawe nibyo azajya abahisha cyangwa ntazigera ashaka ko ikibazo gikemuka. Reka nkubwize ukuri, ibi bimenyetso bimaze kukubwira niba ubibona ku muntu wita kukunda ukabona birakabije, wivuga ngo wenda azahinduka kuko rwose akatabonekeye mu isiza ntikabonekera mu isakara. Farawo we, wareka ubwoko bw'Imana bwigendera, kandi guhabona ushaka kugenda umwoma inyuma bikazarangira nawe uguye mu nyanja. Ubundi umukunzi wa nyawe
agira ishyaka mu rukundo rwanyu, ararurwanira, ikindi ntawe udakosa, ariko ntabwo yihutira kukubwira ngo tubireke, ahubwo azakubwira ngo tubikosore, mbese byange mwagerageje, ariko nta nubwo byanga kuko aba agiye inama, Imana irabasanga. Uvuka ku nkende ugapfa wuriye igiti, akiziritse ku muhoro birangira akawuciye. Rero itonde aho hantu haranyerera utazapfurira.